none gute mufata urusengero rw'Imana mukaruhindura ingingo za maraya? Abaza atari ko se muze wemera ko buriya Imana ishobora byose? Arambwira tumva rero nkusubiza shaho Imana rwose nawe yarakuremye kandi warayinaniye. Kuko umuntu avuka agakenera gukura, niko n'umuntu avuka mu mwuka agakenera gukura. Twongeye gushima Imana kandi duhaye umwanya n'aya mahirwe yo kongera kuganira ijambo ry'Imana. Ni ibihe byiza, ni amahirwe adasanzwe. Abakera bo baturushaga ikintu nakwita igikomeye cyo kuba mu byanditswe no gutura mu byanditswe, ariko wenda abo turaza kubareba mu kanya. Reka tubanze dusenge, duhamagara Imana ibane natwe muri aka kanya ko kuganira ibyayo no kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye ko imbabazi zawe zihoraho iteka zikanagumaho ibihe byose. Waduhaye ijambo ryawe uratubwira ngo iri ngiri niribabera itabaza rizajya rimurika mu nzira yanyu. Natwe Mwami Imana yacu twahisemo kumurikirwa naryo. Turagushimira ko ayo mahirwe ari wowe wayaduhaye. Nta wabasha gukora ibyo atabibwirijwe nawe Mwami Imana. Nicyo gituma tubigushimira byose kandi duhora dusabira cyane abagerageje, abatera iyo ntambwe, ababyifuza buri munsi, abakunzi b'ijambo ryawe bose. Mwami Imana yacu turabasengera, turabasabira ngo duhe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo tumenye ubwenge butagira akagero, tumenye n'imbaraga z'Imana iziha twebwe abakwizera. Mwami Imana, amaso yacu yo guhishurirwa hishurirwa ibyo mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo ryawe rero, ngwino urituganirize, uhere kuri jye umugaragu wawe, kurikizeho abazumva ibibo byose n'abagiye kubyumva bose, mu izina rya Kristo. Bihindura ubuzima, bihinduka ubuzima, kuko ijambo ryawe ritubwira ko tuzamenya ukuri kandi ukuri akaba ariko kuzatubatura. Nitubaturwe naryo rero mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Twarimo dushima Imana tunayihamagara ngo ibane natwe, ariko mbere yaho gato twavugaga ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tuvuga cyane kuntu abantu ba kera baturushije ubwenge, bitaga cyane ku kintu bita ibyanditswe. Kuko nimusoma nk'inzandiko za Pawulo yirefaringira cyane ku isezerano rya kera, kavuga ati uyu muntu yarisomye ryari. Icyakora wenda Pawulo we ntidukwiriye kumutindaho cyane, kuko wenda yari yaranabyize mu mategeko no mu mashuri. Ariko hari nk'inkuru y'umugabo witwa Stefano iba mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 6. Stefano ubwo abanyamategeko bari bamuhagurukiye yiregura, yahereye mu itangiriro ababwira izo nkuru zose arinda agera kuri Yesu. Ababwira ibya Mose nuko bamanutse mu Egiputa, nuko bavuyeyo n'ibitangaza Imana yakoze, ku buryo warebaga basogokuruza bari abantu twakwita intwari zo kwizera, ukabona koko ni abantu batuye mu byanditswe. Na wa munsi rego umwuka wera amanukira intumwa. Petero yarahagurutse avuga ibyanditswe, abantu bajya niba ari no kutabimenya bajya bavuga ngo Petero ngo yavuze ijambo rimwe ngo 3,000 birakizwa. Ntabwo ari ijambo rimwe. Igice cya 3 cyose Petero yakimaze avuga ibyanditswe, avuga ati Dawidi yamuvuze uku, Yesaya amuvuga uku, ibi ngibi Yoweli yabihanuye gutya, ku buryo neza ureba ukabona bari abantu twakwita intwari zo kwizera, bari abantu batuye mu byanditswe, bari abantu bagize ibyanditswe ubuzima bwabo. Pawulo yamaze amasaha 28 asobanurira abantu ibyanditswe, yigisha ijambo ry'Imana. Ndavuga wa munsi utuko asinzira akikubita hasi agapfa. Bari bamaze amasaha 28 barimo bariga ijambo ry'Imana. Umunsi nimuzajya mubona tunafeiringa samuhawe, cyangwa se mukabona abantu bakizwe iminsi 3 bakagwa, abandi bagahitamo Yesu nyuma mukazahura ukabona yarabiretse, biba bifite ahantu henshi bipfira. Kuko umwami wacu dukorera niwe watubwiye ngo nimushorere imizi muri jyewe, nibwo mutazanyeganyezwa n'imirabi yariyo yose. Nicyo tugiye kuganiraho, Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku gukura k'umukristo.
tugiye kuganira ku gukura k'umukristo. Muze kunkundira rwose, ntituze gukebakeba ngo tuvuge ibindi, ngo tuvuge ngo umuntu udakuze ngarangwa n'iki, ngo tuvuge ngo ukuze arangwa n'iki. Oya, munkundire gusa tuvuge ku gukura, dusobanure gukura, tuganire ku gukura, twumve gukura. Ariko rwose nituza kugenda rimwe kuri rimwe, muze kujyana nanjye twinjirane muri ibi byanditswe, ariko kandi tuhamya neza yuko icyatumye bari abantu baba intwari zo kwizera bari barashoreye imizi muri Kristo, ari ryo jambo rye. Turabashimira rero mwebwe abo tubana umunsi ku wundi. Imana ibaho umugisha kandi mwinshi, kandi ntidushimira mwe gusa, dushimira umuntu wese wahisemo kwizera Kristo akabyarwa ubwa kabiri. Twarabyize icyama rwose ukaba ubizi, bayo utabizi wasubira inyuma ukabireba ko kubyarwa ubwa kabiri ariyo nzira yonyine ihesha umuntu guaranteed yo kujya mu bwami bw'Imana. Icyakora suko iyo umaze kubyarwa ubwa kabiri uba ugeze mu bwami bw'Imana. Ndabibutsa neza yuko Imana yafashe Adamu ikamushyira muri Edeni. Edeni Adamu siwe wayiremye, siwe wayihinze, siwe wayiteye, siwe watumye ibaho, ariko Imana yaramufashe imushyiramo. Irangije iramubwira iti ibiri muri iyi ngobyi byose ukwiye gukora ibintu bibiri: ni ukuyihingira warangiza ukayirinda. Ni uko gukorera ababyawe ubwa kabiri, icyo kintu baba basabwa gukora cyonyine ni uguhingira icyo bahawe, ni ukurinda icyo bahawe. Nkoresheje izo terime zo mu itangiriro, agakiza kugahingira no kukarinda, cyangwa se iyi mpano y'ijuru twahawe, iri rembo ry'ijuru twafunguriwe ubwo twabyarwaga ubwa kabiri, tuba dufite kugenda turi keyaringa, turihingira, dusenga Imana, twiyiriza ubusa, dukora imirimo myiza n'ibindi, no kuyirinda. Reka ubuntu bw'Imana iyo bugeze mu muntu butwigisha kureka kutubaha Imana no kujya twirinda. Ni nk'uko kose rero. So rero mwebwe bemeye kubyarwa ubwa kabiri, namwe tubasabira umugisha kandi turabashimira rwose. Abadukurikirana bo tubashimira by'akarusho. So nicyo gituma rero n'aka kanya tugiye kuganira kuri icyo kintu bita gukura k'umukristo. Iyo umuntu abyawe hakurikiraho gukura, kandi nk'uko nabivuze, buriya Imana yaragowe. Umusaza Mpyisi niwe wavuze akantu gasekeje ariko n'urwenya, ariko reka turuvuge narwo ni gakeya. Sinzi ko ahantu yagiye kubwiriza, ariko hari ni Butare, haba abana b'intiti cyane Butare muri kaminuza. Barangije bati se muzehe ko watubwirije neza tugafashwa, nyuma rero bagira umwanya w'ibibazo. Uretse ubu ngubu ko umwanya ugenda uba mukeya, hagiye haza utuntu twinshi, ibintu by'ibisirimba, hagiye haza n'ibintu byinshi mu nzu y'Imana. Ariko bo bari bafite umwanya uhagije, n'abakera bagiraga ukuntu bagiraga umwanya wo kubwirizwa, bakagira n'uwo kubaza ibibazo. Mpyisi rero hakuzira umwana utaravutse ubwa kabiri, wari ufite filozofi rwose zimeze nk'iz'abagira iki ba kera. Amaze atari ko se muze wemera ko buriya Imana ishobora byose? Musaza ati cyane. Ati wemera ko Imana yarema ikibuye kinini kiruta isi n'ijuru, cyarangiza kikayinanira kugiterura? Byari ibintu bisekeje. N'umusaza yarasetse rwose, Mpyisi ngo yarasetse arigaragura. Aho yegukiye rero aramubwira atumva rero nkusubiza shaho, Imana rwose nawe yarakuremye kandi warayinaniye. So rero nari nshatse kuvuga ko nk'uko twabyize ubushize, photocopy ya spiritual life, ubuzima bw'umwuka, ni neza n'ikigereranyo cyiza cy'ubuzima bw'umubiri. Nk'uko umuntu avuka agakenera gukura, nk'uko umubyeyi abyara umwana agakenera ko akura, niko n'umuntu avuka mu mwuka agakenera gukura. Ntago avuka ngo agume aho ngaho. Kandi nk'uko umubyeyi abyara umwana akifuza ko akura ngo ajye hejuru, niko n'Imana yacu yitubyaye. Twarabivuze ko kubyarwa ubwa kabiri tutabyarwa n'abantu, tutabyarwa n'imbuto ibora, ahubwo tubyarwa n'Imana. Ni Yohana 1:16 turabyibukiranyijwe. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, abo ntibabyawe n'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana, kandi twabaye abana b'Imana. Niko n'Imana photocopy ibishaka neza kabo yabyaye, abo yibarutse, abo mu ijuru havugijwe impundu ko bavutse, bakura bakagera ku gikero gishyitse nk'uko tugiye kubibona mu ijambo ry'Imana.
kandi buriya abana mu by'uyu mubiri nibo mvuga ntabwo ari mu by'umwuka baturusha cyane kuraje. Ibi bintu ndabiheraho turaza kwinjira mu ijambo ry'Imana ntimugire ikibazo. Abana baturusha kuraje kubera iki? Umwana wujuje amezi atandatu ahari nibwo abatangiye guhagurukira ku bintu. Umwana arahaguruka akagwa akarira akababara, nyuma y'iminota 5 akongera agahaguruka akagwa, nyuma y'indi 5 agahaguruka akema, nyuma y'iminota 10 agatera intambwe imwe akagwa. Umwana agaharanira gukura, agaharanira gukomera, agaharanira kumenya guhagarara, agatera intambwe ebyiri akajyagwa ariko akabikora. Ariko abakristo bo usanga Imana yacu wa mugani wa mpyisi nicyo nabatereye ruriya rwenya, iyo yaraturemye ariko usanga twebwe hari ukuntu tuyigora, hari ukuntu tuyinanira, kuko twebwe abavutse ubwa kabiri muri twebwe bamwe muri twe harimo abanyuzwe nuko kuvuka ubwa kabiri. Baravuga ngo tubaye access ku ijuru, baravuga ngo rwose kuko umwizera atazarimbuka sinyirimbutse, bakumva bifuje guhama aho ngaho. Ariko ndagira ngo nkubwire nti rwose nunakizwa uzakizwa nk'ukuwe mu muriro. Simutabazi Godfrey ubihimbye, Paulo yabibwiye Abakorinto aravuga turufatiro ni rumwe rwashyizweho na Kristo, buri muntu akwiriye kwirinda uko arwubakaho. Hari abashyiraho izahabu, ifeza, ibiti, ibyatsi n'ibindi, atari ku muntu wese. Umurimo w'umuntu wese mumenye kuzageragereshwa umuriro. Umuriro w'umuntu nushya ashobora gukira ariko nk'ukuwe mu muriro, niko birivuga. Ariko utazashya azabona ingororano nyinshi. Nuko nguko rero abantu banyuzwe biri aho ngaho bakanyurwa no kuvuka gusa, bafite ikibazo gikomeye. Niba nakira bazakira nk'abakuwe mu muriro. Ariko rwose turabahugura ngo nk'uko umwana uvutse mu by'umubiri yifuza gukura akigira ejuru, aba ariko namwe abavutse ku bwa Kristo, abavutse ku bw'umwuka mwifuza gukura. Emera utere intambwe, nugwa nta kibazo byuko utera indi. N'umwana yayiteye akagwa ntabwo umubyeyi amuseka, ahubwo amukomera amashyi akamubwira ati mwana wanjye rwose komereza aho ngaho. Niko n'Imana itugira iyo turimo dutera intambwe mu byayo dushaka gukura. Mu nkundire rero tuze kwinjira muri iki cyigisho cyo gukura mu by'umwuka, tugende extending ibyanditswe tubiganiraho twibaza ibibazo. Paulo yajyaga akunda gukoresha iyi systeme yo kubwiriza abantu yibaza ibibazo. Nabonye yaragiraga umumaro cyane, kuko muzabona Abakorinto bari barihaye gukora ibyaha, muri bo hari harimo intiti. Muri Abakorinto bagize ibibazo, nibo tugiye guheraho dusoma muraza kumva. Paulo yanyuzeyo mu rugendo rwa mbere arababwiza, amaze kuhava haza abantu bitwa abanzi b'itorero. Abanzi b'itorero si uko bari abapagani oya, ahubwo bari abantu bari aho ngaho bigize abanyamategeko, bigize abayuda b'imihango. Barangije baraza babwira abantu b'i Korinto, barababwira bati rero mwebwe nuko mutabizi uriya Paulo babwirije rwose si n'intumwa. Intumwa ni za Petero murabazi, kandi ibintu byo kuzuka yababwirije ibintu nk'ibyo byose nabyo nimushaka nimubyemere, kuko Kristo se ngo hazabaho umuzuko w'abapfe n'ibindi. Abakorinto baracanganyukirwa. Paulo rero aje kubandikira nyuma, ariho tugiye guhera mu rwandiko rwa mbere yabandikiye. Yavuyeyo ageze ahantu hitwa Ikirene mu rugendo rwe rwa kabiri, ari magaruka niho yasanze itorero yasize ashinze Korinto ryuzuyemo ako kavuyo kose. Yabaganirije rero ababwira ngo iki, ari ibintu byinshi yavuze ariko bike muri byo mu byo yakundaga kuvuga nyine ya systeme yo kugenda yibaza ibibazo ababaza ibibazo. Ese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Akagisubiza bakaganira. Yaravuze toya nibikabe, abantu bapfuye ku byaha se twaramira muri byo dute? Ukabona rongera avuze ati ariko se ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka we ari Imana, ari insengero z'Imana, kandi umwuka wera atura muri mwe? None gute mufata urusengero rw'Imana mukaruhindura ingingo z'amaraya? Nuko rero mu nkundire natwe tunyure muri iyo nzira, tunyure muri uwo mujyo, tugende tuganira. Ndavuze ko turi buvuge ku gukura, tutari buvuge ngo udakuze, ngo wakuze, ngo uzakura oya. Turivugira gukura gusa, gukura mu buryo bw'umwuka, gukura k'umukristo. Umukristo kuva aho yarari akagira hagera, umukristo gutera intambwe, umukristo kwaguka. Reka dusome ijambo mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 3, dusome umurongo wa mbere, turasoma nk'imirongo nk'itanu ibanza. Paulo yabwiye Abakorinto ati bene data,
sinabigishije kuvugana namwe, sinabashije kuvugana namwe nkuvugana nabo umwuka, ahubwo navuganye namwe nkuvugana n'abakamere cyangwa n'abana b'impinja bo muri Kristo Yesu. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri abakamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye abakamere kuko nimugenza nk'abantu. Ubwo umwe avuga ati jyeweho ndi uwa Apolo, undi akavuga ati jyeweho ndi uwa Pawulo, ntibigaragaza ko muri abakamere? Mbese Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye uwo murimo? Ngo twibaze, ese koko umuntu ajya umwana mu bintu by'agakiza? Mumfashe twibaze iki kibazo, njyewe namwe, umuntu ajya abasha kuba umwana mu by'agakiza? Tudashyize mu bwenge bwinshi rero twavuga yego, kuko ubaye uhakanye kuba umwana waba uhakanye no kuvuga. Ariko niba umuntu yavutse especially n'imizi, agomba guhita atangira ari umwana, kuko nyine yavutse. Abo mubona bose batangiye ari abana. Umuntu niyo aba muremure agapima metero 2 z'uburebure, ariko ebyiri wenda ndakabije, imwe na za 80 na 90 akareshya uko, ntibiba bikwiyeho ko yabaye umwana. Nabo tubona bibitangaza, iyo mvuze bibitangaza simba mvuze abahari uyu munsi, ba Pawulo bakizaga abantu, ba Petero n'abandi tubona babaye intwari zo kwizera, bamwe babazeho uruhu, abandi babambye bacuramye gutyo. Nabo ngabo baravutse baba bana, barangije barakura. Iki kibazo rero cyo kukibaza no kugisubiza biroroshye cyane, kuko umuntu wese aravuka agakura. Umuntu abasha kuba umwana mu by'agakiza rwose, umuntu abasha kuba umwana mu byo kumenya Kristo, kuko aba Bakorinto Pawulo twaramubonye yari afite ubwenge buturuka ku mwuka wera, akagira ubwenge buturuka mu mategeko yize, akagira ubumenyi ku bintu bitandukanye, ku buryo kubwiriza abantu bakemera Kristo bitagoranaga cyane. Nka bamwe muri iyi minsi usanga rwose ubumenyi buhagije ari ikibazo, ariko Imana izadufasha. Ndabizi neza ko Imana icyo ukeneye kugira ngo ukizwe, icyo nkeneye kugira ngo nkizwe, icyo dukeneye kugira ngo tuzayibone yarakiguhaye, yarakimpaye, turagifite uyu munsi. Si igiheburayo cyinshi, bantu bigatoroje ngo biga igiheburayo, si ikigira iki cyinshi, si gutemberera muri Isirayeli aho Yesu yapfiriye n'aho yazukiye. Oya, icyo dukeneye ni kimwe, ni ukumva ijambo ry'Imana tukaryizera. Niko Pawulo yabwiye abantu, vuga ati abantu bakumva bate nabo babwirije, bakizera bate? Gutyo ukanyura muri izo step. Hanyuma rero umuntu rwose abasha kuba umwana mu by'agakiza. Ariko ku Bakorinto hari ikibazo kandi gikomeye, kuko Pawulo yari yarababwirije, arangije nyuma yumva bene data b'Ikorinto bacitsemo ibice. Yarabwirije na Apolo araza arabwiriza, bamwe rero bati twe turi aba Pawulo, bandi bati turi aba Apolo. Ariko si nibyo gusa, bari bacyuzuwemo na kamere. Kandi muribuka uko Pawulo yahishuriye Abaroma, yarababwiye ngo ni ukuri kose erega bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Muzasoma Abaroma 8:6 kugera ku 8. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Yaravuze ati rero birambabaje kuba uyu munsi nanditse urwandiko nari kubasha kuvugana namwe nk'abantu bakuru. Ati ubwa mbere ngo nza kubabwiriza ntabwo nigeze rwose mbyumva nk'ikibazo gikomeye kuba narabashije kuganira namwe nk'abana, kuba narabashije kuganira namwe nk'abantu ba kamere cyangwa nk'impinja zikivuka muri Kristo. Ibyo nta kibazo, ariko kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, niba muri mwe hakirimo ishyari, hakirimo kamere, biracyari ikibazo. Biracyagaragaza ko muri abana, muracyari impinja muri Kristo. Aba Bakorinto rero bagize ikibazo, bavukanye kamere, barangije navuga ngo baranazigumana, zibaheza hasi, zituma bakomeza baba impinja. Umuntu abasha kuba umwana mu by'agakiza rwose, ariko nanone biragorana, bitera ikibazo, biheza umuntu ku kuba umwana iyo afashe ibyo yakizanyijwe, kamere yakizanyijwe, nazibambe ku musaraba. Pawulo atereguye umusaraba tuvuga niwe watumye iby'isi bimera nk'ibibambwe, nanjye kandi nuko nkabibera nk'uwambwe.
ni nkuko kose iyo rwose ibyo ukizanyijwe utabiretse biguheza hasi neza cyane. Paulo yabandikiye nyuma y'amezi 6 ariko bari bakiri aho yabasize, bakiri mu mashyari, bakiri mu matiku, bameze nkuko bari bameze batarizera. Yabandikiye rero ababaye cyangwa se atishimye avuga ati kweri birakwiye. Apolo niki, Paulo niki, ko twese turi abagaragu b'Imana, nyamara Imana niyo yakoze umurimo. Ariko kuko you are still young, muracyari abana, niyo mpamvu mukiri muri utu tuntu twose. Umuntu rero abasha kuba umwana rwose. Ariko tukiri kuri ibi bintu bya kamere z'Abakorinto, Tayito yahari ahantu nuko tutayisomye, ariko yavugaga ngo kamere y'Abakorinto ibavutsa kwigishwa ibikomeye. Hari ukuntu natwe gukomeza kuba abana kwisigingiriza mu bwana bituma hari ibintu bimwe na bimwe tubura. Mwibuke neza, muzirikane ijambo Yesu yavuze avuga ati ninjye muzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo, ni wuhingira. Hanyuma mwebwe muri amashami. Ababwira ati rero ubwo muri amashami ndagira ngo mbahishurire ikintu. Niba uzi kuri ishami ukaba ufashe kuri njye umuzabibu, data akaba ari wuhingira. Keep in mind this. Iki kintu kibike mu mutwe, iki kintu kibike muri wowe, gisobanukirwe yuko ishami ryose rigera imbuto data aryanganyaho amahage yayo kugira ngo ribashe kwera nyinshi. Ariko iritera imbuto agira atya akarikuraho n'irindi akarikuraho n'irindi akarikuraho n'irindi. Iyo ageze nk'icumi cyangwa 20 abona yagwiza umuriro kabisa. Yesu yaravuze ngo bakayateranya bakayajugunya mu muriro. Nuko nguko rero bimeze, tuzahwanyurwaho rwose niba tudashaka gukura ngo twere imbuto. Ariko nidukura tukera imbuto tuzagenda twitabwaho n'Imana, niko Yesu yavuze. Niyo mpamvu turibahishurira ngo namwe ntimuzabe nk'Abakorinto ngo muhere hasi rwose. Ngo Paulo wavuganye namwe mukizwa, akavugana namwe nk'iminja, akavugana namwe nk'abantu bakamere, akavugana namwe nk'abantu batarakizwa, atazongera kuritaninga back nyuma y'umwaka n'amezi 6, atazongera kugaruka ngasange hakirimo ishyari, ngasange hakirimo kamere, ngasange hakirimo ubwibone, asange hakirimo ubwirasi, asange hakirimo ubujura. Ni ikibazo gikomeye. It is real. Wizeye Kristo ariko you are still young, uracyabeze nkuko wari umeze ukivuka. So rero uri muri risk zone, uri muri zone y'ibibazo, ushobora guhwanyurwaho rwose. Niyo mpamvu rwose ubwo tuzi neza ko kuba umwana bishoboka. Hanyuma kandi nanone muzanasome neza uyu muntu w'umwana umeze atya. Hari inama Petero yamugiriye. Petero yuzuye umwuka w'Imana yerurira itorero mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Iyo gusa niho harimo keyword. Yaravuze ati rero mumere nk'iminja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze narangiza abageze kugakiza. Amata y'umwuka adafunguye ni bya byanditswe twahoze tuvuga, ni rya jambo ry'Imana twatangiye tuvuga, niryo Petero yahishuriye itorero. Aravuga ati rero you are still young, muri abana ntacyo bitwaye. Ariko se umwana yifuza iki? Umwana akora iki? Umwana bigenda bite? Mwifuza amata y'umwuka. Ni impungenge rero ku bana bavutse vuba, tubyaho ubwa kabiri, tuvutse ubwa kabiri, twizeye Yesu ariko tukaba tudashaka kwinjira mu ijambo ry'Imana ngo turimenye, turibike mu mitwe, rijye mu mutima, rituyobore. Mu mitwe bigenda bite? Turibwira abandi. Iri jambo ry'Imana abantu bagiye bandika muri Bibiliya baryanditswe bayobowe n'Imana, buzuye umwuka wera w'Imana. Ariko iyo rigiye mu mutima wanjye rwose rijya mu bikorwa nta kabuza. Ibyo simbihimba, ni ijambo ry'Imana. Zaburi 119 Dawidi ati nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nicyo gituma namwe mbinginga ngo rwose ubwo turabana, ubwo twavutse ubwa kabiri, ubwo dukeneye gukura, ubwo dukeneye gusobanuka no gusobanukirwa no kugera ku kigero gishyitse, twuzuye umwuka, tumenye Yesu, tudateraganwa n'inyigisho z'ubuyobe rwose, ngo tube deep mu ijambo ry'Imana kuko tukiri abana. Hanyuma mu mpundi turaza kugenda tuganira ibintu byinshi, turaza kwibaza ibibazo byinshi, ntituze kugenda tujya deep cyane. Ariko icyama rwose washaka ijambo ukajya uryumva uhagarika wongera wumva neza, ariko ukagenda uryumva neza kuko umuntu abasha kuba umwana ariko abasha nanone kuva mu bwana. Nanone mu mpundire kandi tuvuga ikindi kintu cy'ingenzi ndetse gikomeye.
umuntu abasha kuba umwana rwose, ariko se koko umwana mu by'agakiza abasha gukura? Mwana mu by'agakiza basha gutera intambwe bigakunda? Hari ibintu twemera ari uko tubifiteho uburambe, twabye experience, ukavuga uti wenda gutwara imodoka ndabizi, ariko kuko wayitwayeho. Ukavuga uti wenda ibyo kurya ibi nibi biraryoshye, ubwo ningero ntanga kubera yuko wabiriyeho. Hari ibintu we experiencinga ukaba ari gusigarana amakuru kuri byo. Mu nkundire rero ibi bintu kuba umwana mu by'agakiza umuntu abasha kubivamo agakura akaba umuntu ushyitse. Rero buriya Imana n'isi cyangwa se system iri spiritual na system iri physique bisa naho byopozanya. Paulo yavuze ibya kamere n'umwuka neza, haravuga ngo ibyo bintu birahabanye rwose, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ati nicyo gituma ibyo umwuka ararikira kamera byanga urunuka, ibyo kamera ararikira umwuka we none habyanga urunuka runuka. So rero bisa n'ibyopozanya, ngo spiritual life na physical life bisa n'ibyopozanya ukuntu. Niyo mpamvu nanjye mu nkundira rero mu buzima busanzwe tumenya ikintu ari uko tuki experiences, ariko Imana yo yaradufashije idushyiriraho Bible. Si ngombwa ko ngewe nke experiencinga myself. No muri Bibiliya harimo intwari zo kwizera, kandi si n'intwari gusa, nanjye myself mba narabye experiences, mba narabyinjiyemo nkabimenya neza, nkabisobanukirwa neza ko umuntu w'umwana mu gakiza abasha gukura rwose. Hari ibyanditswe byinshi, ariko turaza gusoma kimwe cyonyine cyo muri Yohana 14, ibindi turaza kugenda tubivuga mu mutwe. Mwibuke ijambo riba muri Samuel wa mbere igice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Imana yo mu ijuru iyi ngiyi yaremye isi n'ijuru, ihamagara Samuel mu izina. Samuel akabadukira hejuru ati karame, akirukanga akajya kureba Yeli, akavuga ati ntana Imana si igihamagara abantu. Imana se buriya iranavuga? Ibyo ntiyashoboraga kubyiyumvisha, ntiyashoboraga kubyibwira. Aranyaruka arebye Yeli ati ndakurahiye da mwana wanjye singuhamagaye, ni ukuri kose. Samuel ati none se ubwo ndabirose bigenze bite? Yisubirira kuryama. Ubwa kabiri iyi Imana yigeze kuza Abisirayeli bakarabirana bose bakikubita hasi bubamye, imirabyo ikarabye umubazi gakubita, bakavuga ati Mana nidukira urwa none ujye uvugana na Mose. Kandi uwo munsi niko bavuze, ntabwo ibyo ndi kubihimba. Ati Mose bose tubabura ujye uvugana nawe, icyaduha tugakira irya none. Iyo Mana irongera ihamagara Samuel arabaduka ati Imana si igihamagara abantu. Tiko narumva Imana ihamagarara hagira ngo ni Yeli. Asubiyeyo ati mba nkuroga mwana wanjye singuhamagaye. Ubwa gatatu aravuga ati ibi bintu ndumva bitumvikana neza, uyu mwana simuhamagaye, nta wundi muntu turi kumwana mu rusengero, ahungu banjye bitahiye, ninjye nawe turi hano. Ubu si Imana ahishurira Samuel avuga ati rero Samuel niwongera kumva iryo jwi uvuga uti mwami nditabye rwose, ni kuko umamagaye. Hanyuma ubwo Imana imuhamagaye bwa gatatu baravuga nimuhishurira ibintu bikomeye. Icyo nashakaga kubabwira niki, muzasome Samuel wa mbere 19 umurongo wa 18 mugeze kwa 24. Mba numva ibi byanditswe mbabwira mwabisoma kugira ngo muhishurirwe neza ko umuntu w'umwana abasha gukura. Samuel wumvishije ijwi ry'Imana gatatu akaryitira rya Eli, yagiye yarashaje mu gice cya 19 ajya gutura ahantu bita Inayoti Ilama. Samuel yaragiye arahatura bisanzwe nk'uko aka kanya utuye i Kigali, nkatura i Kayonza, ugatura i Musanze, nkatura ugatura n'ahandi hantu hose utuye. Nawe yagiye kwiturira aho hantu, ariko aho hantu yari yarahakoze ikintu bita kampeni y'umwuka. Yari yaraharemye kampeni y'umwuka, yari yarahashyize ikigo cya gisirikare cy'umwuka kabisa. Kuko
Sawuli yazengereje Dawidi yihebye aravuga ati nta kundi Samweli niwe wanyimitse angira umwami kuba birirwa banyirukangana n'ubundi bifitemo uruhare kamuhungireho nanamusobanura ibintu. Agezeyo arabimubwira Samweli ati bugumya nta kibazo tube tunasenga Imana. Bari abantu bakera bari bazi kuyoboza Imana, batandukanye cyane natwe, batandukanye cyane nanjye Mutabazi. Akakanya mbona umuntu rimwe kavuga ati ndagukunze kabisa twigendere tukagenda rega, ariko bari bazi kuyoboza Imana deje. Hanyuma ati guma aha twisengera Imana. Dawidi rero Sawuli yari afite ingenza ngira ngo nk'igihumbi, kuko Dawidi yageraga Sawuli yararaga bimenye. Ngira ngo hari mu basirikare ba Dawidi menya harimo abagambanyi kabisa. Aho yageraga Sawuli yararaga bimenye. Sawuli abayohereje y'abasirikare yoherezayo nk'aba kapiteni. Ba kapiteni rwose itsinda ry'abakapiteni rifata intwaro n'amafarashi n'imbunda n'ibindi rijya kuzana Dawidi Ineyotiramu. Ngo bagezeyo ngo nabo ntibamenye uko byagenze. Ikintu gisa n'umuriri cyabakozeho kabisa, barangije ngo buzura umwuka barahanura. Nuko nguko Ineyotiramu byagenze ubwo Sawuli yatumagayo ba kapiteni ngo bajye kuzana Dawidi. Ba kapiteni aho basoreje guhanura ku mugoroba bati twitahire kabisa ibyo gufata uyu muntu tubireke. Sawuli aravuga ati yewe aba basirikare banjye hari ikosi batakoze, yohereza y'abakoloneli. Kandi ibintu ndi kuvuga simbihimba, Bibiliya iravuga ngo yohereza y'abarusha bambere kuba nabo bigezeyo. Abo ni abakoloneli yoherejeyo, barangije nabo bigezeyo, barangije nabo barahanura. Kubera iki? Hari ikigo cya gisirikare gikubye 5 kiza Sawuli, hari ikigo cya gisirikare kiri spiritual. Niyo mpamvu abasirikare basanzwe bahageraga ahubwo bakaba included muri cyo, cyangwa se bakakinjizwamo, cyangwa se bagatsindwa nacyo batanarwanya. Hanyuma ubwa gatatu rero haravuga ati n'abakoloneli banje barantengushye, yohereza y'abagenerali nawe agenda baherekeje nk'umugaba w'ingabo mukuru. Bagezeyo buzuye umwuka barahanura. Turimo turavuga tutese umwana mu by'agakiza abasha gukura, abasha gutera intambwe, abasha kuva harakajya handi. Twibukiranya Samweli uyu nguyu niwe Imana yahamagaye akajya yirukanka kwa Eli, niwe Imana yahamagaye akavuga ati ibi bintu menya mbirose, ariko yamanuye umwuka wera kugeraho umugabo nka Sawuli atuma intumwa gufata umuntu zigahanura. Umuntu rero abasha gukura, umuntu abasha kugera hategekwa, umuntu abasha kugera hategerezwa, umuntu abasha kugera aho Imana imushaka, umuntu abasha kugera ku kigero gishyitse. Nabyo tuzabiganira. Umukristo uri ku kigero gishyitse aka kanya mu nkundire twivugire ku gukura gusa. Ese umuntu abasha gukura akavaho yarari akagera handi? Birakunda cyane, birashoboka cyane. Niba umugabo nka Samweli yarabashije gukora biri kandi yaratangiye ari umwana yarameze kuri, nicyo gituma mbahamiriza rwose nabishidikanyaho ni ijambo ry'Imana. Umuntu abasha gukura, ngewe mbasha gukura, ubasha gukura. Abo ubona bakuruta babanje ari abana, byakunda cyane ugakura mukajya kuri level imwe. Ariko mu nkundire na Paulo yigeze kubyandikira Timoteyo mu gice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 15 yavuga ati wibuke kukiri umwana uhereye kera ugikizwa wajye gushishikarira cyane kumenya ibyanditswe, ari byo byatumye ukura ukamenya ubwenge ugasobanukirwa. Hano yari amwandikira urwandiko, yari yaramaze kuba umuyobozi w'itorero, yari umuntu navuga uri mature enough, ariko amuhishurira akantu vuga tumenye kuhereye mu buto bwawe wajye gushishikarira kumenya ibyanditswe, ari byo byatfungurishaga ubwenge, ari byo byatuma ugira ubwenge, ari byo byatuma gusobanukirwa Imana. Nuko rero umuntu wese ubaye deep mu ijambo ry'Imana abasha gukura rwose, agatera intambwe imwe akava hamwe akajya handi, akazenguruka akava ku cyiciro kimwe akajya ku kindi. Nababwiye ko tutari bubivuge mu mutwe byose. Mu nkundira ha muri Yohana ho turebemo ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo dusomere ku murongo wa 5 7 8 9 5 haravuga ngo Toma aramubwira ati databuja ntituza aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Umurongo wa 7 ukavuga ngo iyaba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Umurongo wa 9 Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. 9 aravuga ngo Yesu arababaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ni mwari mwamenya Filipo?
umbonye ababonye data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu nkundirira ijambo nanone turirebere mu kirere cy'uko umwana mu by'agakiza abasha gukura akagera ku kigero yishimiwe n'Imana. Yesu ahantu yaganiraga n'abigishwa be ntabwo aribwo yari akibatoranya. Oya, ntabwo aribwo yari akibatoranya pe, bari bamaranye igihe ndetse ni no mu minsi ye ya nyuma, kuko yari mu gice cya 14 yari arimo ababwira ukuntu azapfa akagenda bakamubura byose. Batangiye kubabara no kwicwa n'agahinda, ahita abona nawe ati ariko nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye myizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, abadahari mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho mba namwe mubeyo. Rero ibyo ngibyo rwose bibahumuriza umutima, ariko ashyiramo ijambo nakwita iry'ubwenge. Harababwira ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, ni ingenzira ukuri n'ubugingo. Nta muntu ujya kwa data ntamujyanye. Kandi abantu uyu murongo ntibawuzi ko Yesu ari inzira, akaba ukuri, akaba ubugingo. Nubwo ufite Yesu aba afite inzira, ufite Yesu aba afite ukuri, ufite Yesu aba afite ubugingo. Buriya Yesu, ubugingo, ijuru, agakiza byose biba muri Yesu. Nyaboneka muntu utaba muri Yesu cyangwa utubeshya kubamo cyangwa utabamo. Hari ijambo nisomeye muri Korowani rivuga ngo hari abantu bakora amakosa, bakora amafuti, bakagira ngo barabeshya bagenzi babo cyangwa barabeshya abo babana cyangwa se barabeshya Imana. Ariko icyo gitabo kikavuga ngo abo bantu baribeshya ubwabo, n'abantu babeshya Yesu ko bamubamo nabo bibeshya ubwabo, babisobanukirwe ko ari inzira, akabukuri, akabugingo. Akojejemo ako kantu rero babigishwa nakwita abana, mu nkundire mbita abana kuko bari bafite ibimenyetso byo kuba abana. Aba batoma rwose abakojejemo ibintu by'inzira, ukuri n'ubugingo, batangira kureba mu kirere. Kandi bibaho n'ubu hari abantu basenze imyaka 15 bataramenya ibintu by'inzira, bataramenya ukuri, bataramenya ubugingo. Kubibabwira no kubwira umunyarwanda igishinwa utarize ntaho bitani, usanga ari nk'ibintu bimwe rwose. Ariko mu nkundire aba bana byahise bigenda bite. Icyo kora aba bana aho babereye beza, bagaragaje ko bakira abana, beretse Yesu ko bakira abana. Uwitwa Toma arihandagaza aravuga ati databuja ntituza aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Arangije amuhishurira nanone iryo jambo, ni ingenzi, mwaba ukuri, mwaba ubugingo. Hanyuma rero akojejemo ko kantu nanone Filipo nanone barasigaye muri iki kinyejana. Sigaye numva ku kantu ko gusigara gasigaye gakoreshwa ahantu hatandukanye, kantu ko gusigara rwose. Filipo rero nawe barasigaye. Asigaye rero yasigaye kuko Yesu avuze ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data ntamujyanye. Akojejemo data, Filipo asigara ati Yesu rero uwo muntu uvuze bita data ndumva ari bishyashya, ndumva ayo makuru ari mashya. Filipo aramubwira ati Yesu aratungurwa avuga ati nabanye namwe iminsi yose ntabwo uramenya Filipo? Buriya umuntu mbonye, umuntu duhuye, umuntu nyakiri, umuntu tubana, umuntu tugendanye, ababonye data. Tuvuge ngo amen. Umuntu tubonye, tugendanye, umuntu tujyanye, umuntu tuvugana, umuntu wanyakiriye, wavutse ubwa kabiri, imiryango yo kuvuka ubwa kabiri kamufungukira, aka kanya akaba arimo arakura mu by'agakiza, akaba abafite na data. Kandi ibi ntitubihimbira hano. Yohana 14:21, ubu Yesu wacu niwe wivugiye ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda, niturangiza tuzamanuka tube muri we. Yesu iyo umwakiriye ukabyarwa ubwa kabiri, ugatangira gukurira muri we, ntabwo amanuka wenyine, amanukana n'umuntu bita data, kamanukana n'umuntu bita umwuka wera, hakamanuka iyo Mana mu mwuzuro wayo, yarangiza ikaba muri twebwe, bakajya babona twebwe n'Imana turasa. Umuntu bakananirwa kumutandukanya n'Imana. Nicyo cyabaye kuri ziriya ntumwa, zirangije birangira ziswa ba Kristo, birangira ziswa ba Kristo. Muzasoma ibyakozwe n'intumwa, ahantu intumwa zatangiye kwitirwa ba Kristo kubera ko bazirebye bakazikomparinga na Kristo, bumvise bakabona bajya kumera kimwe, bakabona rwose ibintu byabo
byayo bijya kuba neza nk'ibya Kristo. So rero nicyo gituma tubinginga tubahamagarira gukurira muri Kristo. Kandi iyo tuvuze ngo umuntu w'umwana abasha gukura, tukareba uyu Toma, tukareba uyu Filipo bihandagaje bagasigara, Yesu ababwiye ibintu yarasanzwe ababwira, nyuma bahamije Yesu bari mu bantu bahinduye rwose. Muzasoma igitabo bita Church History kivuga amateka y'intumwa n'imirimo intumwa zakoze nuko zagiye zipfa. Uyu Filipo niyo tutajya muri Church History cyangwa se mu mateka y'itorero, ukibuka uburyo yabwirije ya nkone yarimo igenda iri muri Ethiopia, igenda isoma igitabo cya Yesaya, asoma ngo intimba ye ngo niho adukirira, ngo yacecekeye imbere y'abamwicaga. Iyo nkone rwose yasomaga nk'isomi urundi rurimi, nk'isoma rwose ururimi umuntu atizi yari kurusoma nta kintu aba yumvamo. Nayo niko byari bimeze. Ariko Filipo umwuka aramuterura amukura Yerusalemu amukubita muri Ethiopia. Uyu Filipo ni wabwiye Yesu ati data nitumuzi, kandi yari atarasobanukirwa ibintu. Umuntu w'umwana rero abasha gukura rwose agasobanuka. Toma utazi inzira akamenya inzira akakanya, tukaba tujya twumva abwira Imana avuga tuzageza he kudahorera amaraso yacu. Mu byahishuwe birimo bari abantu bose bapfuye bahowe Imana. Naba ba Filipo naba ba Toma bari abana bari batazi iyo biva niyo bijya. Aba nibo beruye babwira Kristo bati tubabarire utwigishe gusenga, tubabarire rwose tujye tubona usenga tukabona harimo imbaraga kabisa, tubona usenga tukabona ibyo usenga si amagambo asanzwe, none tubabarire utwigishe gusenga. Bari abana, ariko umwana abasha gukura, umwana abasha gutera intambwe, umwana abasha kugenda, umwana abasha kwegera Imana. Nkuko no mu by'ubuzima busanzwe uko mubona abantu bangana siko baravutse bangana, uko gukura rwose niko na spiritual bigenda. Umuntu w'Imana abasha gukura, kandi experience ntabwo tuyifite gusa mu byanditswe, ntabwo iri kuri ba Toma na ba Filipo na ba Samuel bonyine na ba Timoteyo gusa. Oya, natwe ubwacu turabizi, nanjye ubwanjye ndabizi. Si rimwe si kabiri tukiri abana twahoraga duteraganwa n'umuraba w'inyigisho z'ubuyobe, ariko turashima Imana ko rwose Yesu agenda twihishurira uko bwije nuko bukeye. Mwene data rero turaguhugura, turaguhamagarira kuba deep muri Kristo kugira ngo ukure, kugira ngo usobanuke kandi usobanukirwe iby'ijambo ry'Imana. Twongere twibaze ikindi kibazo. Twari turimo tuvuga tutese umuntu abasha kuba umwana mu by'agakiza. Yego birakunda, baba kuri ntu mubibuke, basamwira bamubibuke. Ese umuntu w'umwana abasha gukura, abasha kuva kuri level imwe akajya ku yindi? Yego, ngaba ba Filipo, ngaba ba Toma, nguriya Samuel n'abandi. Bibiliya rero ikavuga mu Baheburayo, ikavuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Abaheburayo 12 yamaze kurondora intwari zo kwizera, ahereye kuri sogokuruza Aburahamu akageza kuri ba bacamanza b'inyuma ba Gideon na ba Yefuta n'abandi bantu benshi. Harimo ba Yakobo, harimo ba Isaka, harimo ba Mose, harimo ba Enoke, harimo abantu benshi. Yari amaze kubarondora bose. Amaze kubarondora aravuga ati rero izo ntwari zose ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, reka twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe tugeraho dutegekwa. Means that niba dufite abantu babashije gukura, kandi buriya njya nkunda kubivuga, buriya mu ijuru njya mbona Imana guca urubanza bitazayigora, uretse ko atari nayo yonyine izaruca, ni Kristo n'abantu bamwe na bamwe. Tubisoma mu byahishuwe, abantu bari deep muri theology no mu ijambo ry'Imana ibyo barabimenya. Ariko twebwe abavutse ubwa kabiri twifitiye intumbero y'ijuru, ntabwo dukeneye cyane kumenya uzaca urubanza nuko azaruca. Oya, ariko njya mbona bitazayigora. Why? Izaba ifite abagabo
mu rubanza murabizi hakora abagabo mu Bayuda ho abagabo babiri iyo baguteraniraga niyo babaga bakubeshyera ubwo cyabaga kiguhama. Abayuda rwose bakundaga ikintu bita ibimenyetso n'ibintu byo gucukumbura byabaga ari gake. Hanyuma rero Imana njyabwo izaba ifite abagabo mu rubanza, wizeye Yesu ugumaho usinziriraho uryamaho unanirwa gukura. Nyamara hari Filipo, hari Toma, hari Samuel nabo bakurikiye nkawe, bakurikira Imana nkawe, bizera Yesu nkawe, ariko baramwerurira bati we are still poor, ntituzi data wa twese, ntituzi inzira, ntituzi ukuri, ibi bintu biduhishurire. Urabivuga tugasigara, urabivuga tukagumaho, urabivuga tukumva ni nka filime idasobanuye. Barangije none barakuze, Imana izaba ibafite. Ese wowe uzaba ufite rwireguzo ki? Uzaba ufite rubanza ki? uzaba ufite ibihe bimenyetso bizagutsindishiriza waranze gukurira imbere y'Imana yaraguhaye possibility zose? Kandi Mwami Imana yacu niyo twatangiye tubwira neza, ikatubwira ngo nkuko umubyeyi mu mubiri yifuza ko umwana wakura akava kuri level imwe akajya ku yindi, niko n'Imana yacu yatubyaye ibinyujije mu kubyarwa bwa kabiri ishaka ko dukura tukaba abantu b'abagabo, tukayihesha ishema, twarangiza natwe tukazayizanaho abandi bantu, tukazabwiriza abandi, tukazabwiriza amahanga, tukazabwiriza abantu 100, undi akabwiriza 50, kubera yuko twakuze. Hanyuma rero mu nkundire dusome, niturangiza tunatekereze kuri iri jambo. Irya mbere twarivuze, twifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo adukuze atugeze ku gakiza. Umugabo bita Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku wa 8 yavuze ngo iki? Yakobo 5 igice cya mbere, Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku wa 8 yavuze ijambo rikomeye. Barumva abantu bose basobanukirwa, abantu bose bamenya, abantu bose bakurikira, kubera yuko umuntu wizeye Imana iyo hari ibyanditswe bimwe na bimwe atitayeho cyangwa se ahaye agaciro gake, hari ukuntu we n'Imana batabana neza, akaba ashobora rimwe na rimwe kugira ngo Imana iramuhemukiye, akaba ashobora rimwe na rimwe kugira ngo Imana yizeye siyo. Nibyo ndabivuga mbishingiye ku ijambo ry'Imana. Hari abantu bajye basenga bakabona ntibiri gusubirika, bakabona ntibiri kugenda neza, bakabona ntibiri gukunda, ariko wareba ugasanga ikosa ni iryabo. Ariko nk'abantu twabyawe ubwa kabiri tukaba twabonye ko umuntu aba umwana ariko gukura bishoboka, hari ibintu tugomba kumenya, hari ibintu tugomba guhishurirwa muri uku gukura k'umwana w'umuntu. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo ariko niba harimo umuntu muri mwe ubuza ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Njya mvuga nti abantu b'abana, abantu twebwe twizeye Kristo, hari ibintu tuba tugomba guhishurirwa. Yakobo yavuze ikintu gikomeye. Yakobo yuzuye umwuka wera ubwo yari ari muri cya cyumba cyo hejuru. Bariya bavandimwe ba Yesu, abo Yakobo, abe Yuda, abe nyina wa Yesu, nabo bakubise iminsi 10 basenga. Ku munsi wa Pentekote nabo umwuka wera arabamanukira. Mbere bakibana na Yesu bafite ukuntu bamupingagamo batamwiyumvamo, nabyo cya gitabo cya church history kirabivuga, cya gitabo cy'amateka. Ariko ubwo umwuka wera bamanukiraga barahindukiye bose. Abe Yuda uriya wanditse urwandiko rwa Yuda rubanziriza ibyahishuwe, abe n'uyu Yakobo yuzuye umwuka rero ahishurira abantu ikintu aricyo kiduhishurirwa uyu munsi. Twebwe ababyawe ubwa kabiri, twebwe abarimo bakurira mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana, Imana itimana itishama izabumuha. Ni ukuri kose very sure. Icyo ubuze Imana yacu ni Imana ntishama izakigwa. Atariko ashyiraho ariko buriya ijambo ariko rifite ukuntu rifata ibintu by'imbere rikabyambura agaciro mu gihe runaka. Ushobora kuvuga uti ndaguha amafaranga ariko ari uko wabanje kumpingira. N'urugero
n'urugero nanze bango yega amafaranga urayabona ariko ari uko wahinze n'amafaranga ndafite ndayaguha ariko ari uko wahinze ijambo ariko hari ukuntu rifata ibintu by'imbere rigahita ribyambura agaciro iyo udakoze ikintu kiri inyuma yariko nawe rero Yesu avuga ati ariko asabe yizeye nubango twebwe ababyawe ubwa kabiri twebwe abakurira mu buntu bw'Imana Imana itugira inama yo kumenya ikintu bita kwizera tukajya dusabana kwizera tukajya tumenya kwizera icyo ari cyo tukajya tugendana kwizera uwo muntu asabe yizeye ati buriya basobanurira n'impamvu aravuga ati kuko umuntu utizera ameze nk'umuraba wo mu nyanja ushushubikanwa hari abantu babaye ahantu haba amarete imigezi n'inzuzi habamo ibintu byitwa ibibunga ababaye aho hantu baba bizi iyo umuyaga uhushye gutya ushobora kuza ugasanga kiri mu mazi hagati wagaruka ugasanga cyagarutse ku nkombe mbese aho umuyaga ugiye niho kijya hanyuma rero Yakobo arahishurira abantu avuga ati umuntu rero asabe yizeye ati kuko utizeye ameze nk'uwo muraba ni bimwe rwose ati kandi umeze gutyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Imana ati kandi impamvu Imana itazagira ikimuhaniye nuko umuntu umeze atyo anamuka mu nzira ze zose nubango rero umuntu w'umwana umuntu ukirimo mutoya umuntu ugikurira muri Kristo turamusaba cyane ngasobanukirwa aka kantu ko kwizera kuko umunsi uzasaba nuhabwe uzacunge neza ko bitapfiriya kuko rega ijambo iyo rivuze ikintu niko kiba kimeze usaba atyo umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Imana ntacyo azabona rwose umuntu utizeye umuntu usaba atizeye nubona bikoretse bizaba ari bya bindi by'imvura yavubiwe abizeye ikagera no kubatizeye yavubiwe babi n'abezi bageraho n'ubuntu bw'Imana ni ya Mana yacu y'umubyeyi yabukugejejeho nawe kubwuko gusa ariko tuba tugomba guhishurirwa neza yuko umuntu ubuze ubwenge umuntu ubuze amafaranga umuntu ubuze ubugingo umuntu wibaza iby'ijuru ibyo ari byo umuntu ushaka gukura akwiriye kwegera Imana yitimana itishama izabimuha rwose kandi mwene data rwose hari ijambo ry'ubwenge hari ijambo riba mu bitabo by'ubuhanga hari ibitabo by'ubuhanga ngira ngo abakarasifayinze Bibiliya murabizi ko bashyizemo ibitabo by'inkuru ibitabo by'ubuhanuzi ibitabo by'ubuhanga n'ubusizi n'indirimbo gutyo ariko mu migani 17 haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba nuko nguko biba bimeze bango inshuti ziba zikwiriye gukundana ibihe byose kandi wewe wavutse ubwa kabiri tuvuze kuvuka tubikure mu buryo bw'umubiri wewe wavutse ubwa kabiri uringingwa cyane ngo ukure abantu bari mu kaga ko kuzarimbuka ko kutazabona Imana bari mu yandi makuba uyabakuremo mu izina rya Yesu kandi rwose duhora twinginga Imana nayo izabikora turabyizeye hari igihe izaturemera abagabo buzuye imbaraga hari igihe izatuzanira abameze nka ba Paulo cyangwa babaruseho cyangwa bagera ikirenge mu cyabo kubera iki abantu uyu munsi iyo tuvuze ngo umuvandimwe akura abandi mu makuba sinzi niba ari level y'umwuka tukiriho yo hasi amakuba duhita twumva nasanzwe duhita twumva wenda nabuze akazi mfite umuntu tuziranye azamfasha kukabona twumva nabuze amafaranga runaka zayama duhita twumva ibyo bintu ese Paulo ibyo bintu yabivuze iki yaravuze ngo imibabaro y'iki gihe ntikwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa siko mbyisi ibyo bintu imibabaro ariko mwibuka Imana ivuma Adamu yes Adamu ahabwa igihano cy'icyaha yakoze Imana yaramubwiye iti buriya butaka uzajya urya ibibuvuyemo uvunitse iyi life ya by competition cyo kuri umurimo ntago waremekewe ku cyaha oya Imana yabwiye Adamu ngo ingobyi uyihingire nurangiza uyirinde nubango iki cyaha cyazanye ni life by competition nyine kubaho mu buryo bwo guhangana duhanganira imirimo duhanganira akazi duhanganira ibyo duhanganira byose namwe murabizi kandi ibyo bintu nibyo Paul yavuze ibi bintu ntabwo bikwiriye kugereranywa n'ubwiza
bwiza tuzahishurirwa. So hari ubwiza rero abana b'Imana tuzahishurirwa. Nibwo Yohana yabwiye abantu aravuga ngo twebwe rero turi abana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa. Icyo tuzi neza nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Nubwo bwiza budakwiriye kugereranwa n'ibindi. Iyo tuvuze amakuba rero ntabwo tuba tuvuze inzara y'ibiryo by'uyu mubiri, ntabwo tuba tuvuze ibindi bibazo, ntituba tuvuze kwambara nabi, ntituba tuvuze ibindi. Ibyo bintu ntibikwiriye kugereranywa rwose. Amakuba tuba tuvuze ni akaga abantu batazi Yesu barimo, ni akaga abantu bataramenya Yesu barimo, ni akaga abantu batarahishurirwa ubwiru bw'ubwami bw'Imana barimo. Niyo mpamvu tubinginga cyane ngo mwebwe abamenye Yesu mukure, muhamagare Yesu, tugendane uru rugendo, dukura abandi mu makuba, dukura abandi mu kaga, nabo tuzabane muri buriya buzima. Imana irushaho kutugirira neza. Kandi hari irindi jambo ryo gusoma no gutekerezaho rwose, ndi kubahishurira neza yuko turimo tugana ku musozo nk'abantu babasha cyane kuba barabyawe ubwa kabiri. Mu nkundire turebe ijambo Yesu yavuze riri muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 8 umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 umurongo wa 12. Yesu yaravuze ngo, Yesu yongera kubabwira ati nije mucyo w'isi, umurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Iyi ni message na amakuru numvaga nahereza umuntu wese ukurikira Yesu, umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese ugendana n'umwami, umuntu wese ukorana n'umwami. Ndagira ngo nkubwire ni umenye neza yuko ufite umucyo w'ubugingo, kandi niba atari uko bimeze umenye neza ko utawufite. Kandi rwose umuntu uri gukurira mu mwami abakwiriye kumenya Imana yacu mu butatu. Matayo 28 niho habivuga neza. Kandi rega Yesu niwe wabyivugiye ngo mugende mu mahanga yose, baremwe bose mubabwiriza ubutumwa bwiza, babwemera mu babatize mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Yemera Imana mu butatu. Iyo tuvuze kwemera Imana mu butatu, hari ukuntu abantu baba bakira abana, sinzi ukuntu nabyita, agafata Yesu akamwumva ari nk'agati, agafata nk'Umwuka Wera akamwumva ari nko ku ruhande, agafata nk'Imana akayishyirira nk'intebe mu ijuru, akumva Imana iri aho hantu kure, kumva Yesu nawe ari nk'ariya n'Umwuka ari nk'ariya. Hari ukuntu bagenda basumbanya ubushobozi. Ariko ndagira ngo nkubwire nti wa Mwuka Wera uba muri wowe, wa Mwuka Wera uba muri nge, iyo ngiye kwibumbwira turajya he, iyo ngiye kureba aho Yesu yambujije umbwira turareba iki, ngiyi yo ni Imana. Muntu ushaka gukurira mu Mana no kugendana n'Imana, igakumvira Imana iri muri wowe, igagutwara Umwuka Wera uri muri wowe nk'Imana, kuko ariko bimeze. Umwuka Wera ni Imana. Reka dusoreze rero kwijambo rimwe ryonyine turi konkurudingiremo iki cyigisho cy'uyu munsi, riri mu Befeso ibice 4 umurongo wa 14, 15 na 16. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 15, 14, 15 na 16. 15 haho aravuga ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we, dukurire muri byose, dukurire muri byose. Uwo niwe mutwe ari wo Kristo, kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza ugafatanwa, nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe muri Kristo. Uwo niho umubiri ukura cyagenewe muri Kristo. Uwo niho umubiri gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Nari nivugiye ko gukura kuzima dushaka ari muri Kristo. Muri Kristo niho umubiri gukura kwawo, twarangiza tukaba ingingo zuzuye, tukazana ubwami bw'Imana kuri iyi si. Ese mu by'ubu buzima busanzwe kugira ngo tubone umuntu w'umusore, bano basore baba bafite masozi nini kabisa, ese ntibimusaba gukora
imyitozo runaka, ida wenda agakora tiza akirukanka, ida wenda asagaterura ibyuma, hari ngo abaterura ibyuma n'abandi, ariko nge namwe turemeranya ko agasiporo kaba ari ingenzi. Siporo ku mubiri rwose ni ingenzi cyane, namwe tubagira inama yo kuzikora. Hari itorero rimwe ry'Abadiventiste rijya ryigisha abantu ibintu by'ubuzima, nabyo bikaba byiza cyane kuko roho nzimitura mu mubiri muzima. Nari mvuze ni rero mu by'ubuzima mukizana ubuzima bwiza na siporo ibirimo, kandi kigira umuntu ubuzima bwiza gusa, hari n'ukuntu kimufasha ukabona rwose physically ye uburyo inyuma aragaragara neza. Simbigisha gukora imyitozo rero, hari ibigo byinshi bibishinzwe kubibigisha, ahubwo ngendagira ngo mbabwire ijambo Paulo yavuze, akavuga ati kwitoza rero buriya mu by'uyu mubiri kugira umumaro muri biki, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byose. Ijambo bita kwitoza, try, gerageza. Rero niba ushaka kugaragara neza mu buryo bw'umwuka, niba ushaka kugira ubuzima bwiza, gerageza n'ikintu bita kwitoza mu by'umwuka. Try to pray, gerageza gusenga, gerageza gusoma ijambo ry'Imana, gera abantu b'Imana, vugana n'abantu b'Imana, korana n'Imana, kubera ko kwitoza mu by'umwuka bigira umumaro muri byose. Reka dusoze rero dushima Imana impaya ya mahirwe yo kongera kumvira ijambo ryo gukura mu byayo. Dusoze dushima Imana iguhaya ya mahirwe nawe yo kongera gukura mu byayo, yo kongera gusobanukirwa ibyo gukura. None rero rwose biragatsindwa ko wakumvira ijambo kurishyira mu bikorwa bikananirana, byaba bibaye ubusa mwene data. Ahubwo turagusaba rwose ngo ubisengere, ubishyireho umutima, ubishyireho ubuzima, ubishyireho ibitekerezo, agaciro kose gashoboka ubigahe. Kandi ndagira ngo nkubwire nti twebwe ababyawe ubwa kabiri, twebwe abakurira muri Kristo, twebwe abagendera muri Kristo, nta kindi kitubikiwe uretse ubugingo buhoraho. Nasomye ijambo riranezeza muri Zefaniya 3:17, najyaga mbyumva abantu babivuga nkagira ngo ni story, ngo Imana izaturirimbira. Koko ntago babeshye, Imana izaturirimbira. Yesu, abamenye Yesu, abemeye kubyarwa ubwa kabiri, abihariye ibyaha barangiza bakizera Yesu, nta kizatubuza kunezeranwa n'Imana. Si twe tuzayiririmbira gusa, nayo izaturirimbira. Ndahababwiye aho nabisomye, uwo munezero urakubikiwe mwene data. Ariko nutemera gukurira muri Kristo, ukabyarwa ubwa kabiri ukagumaho, twavuze ngo uri muri risk zone, uri ahantu habi rwose, kuko Adamu yarangaye kuri Edeni Imana yamuhaye, nyuma gato birangira yibuze. None nawe rero ukwiriye gukura rwose, ukwiriye kugira aho utegerezwa, kuko Imana niki twifuzaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusoze dusenga dushimira Imana. Turagushimiye Mwami, uri mwiza, waradukunze. Ngewe n'abavandimwe banjye twese, ngewe n'ababyeyi banjye twese, ngewe n'abakuru banjye n'abarumuna banjye, waradukunze. Ngewe nawe turabizi neza ko rwose iyo mvuze abo bavandimwe mba mvuze abizeye Yesu, ababyawe ubwa kabiri. Iyo mvuze ababyeyi banjye mba mvuze abo babyeyi babyawe ubwa kabiri, mba mvuze abapapa bemeye kubyarwa ubwa kabiri, mba mvuze abakecuru bemeye kubyarwa ubwa kabiri, mba mvuze abo bose Mwami Imana bemeye kugukurikira, bakemera kugendana nawe, bakemera gukorana nawe, tukaba abana, tukarerwa n'Imana, tukagendera kuri discipline ya Yesu. Ndagushimira ku bwabo, ndagushimira ko ngewe nabo uduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirahindura, waravuze ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, ubwo ryejeje bene data rero bo mu gihe cya kera, natwe twejeje uyu munsi. Ndagushimiye aka kanya utanze, ndagushimiye aya mahirwe utanze. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa, buri munsi buri saha dukwiriye kukwizera no kukwiringira Mwami. Turifuza gukura, uzumvira ijambo turamusengeye mu izina rya Yesu, ngo azakurire mu Mana, kandi mu bazakubona nawe azaba arimo, nanjye nzabe ndimo, tuzabe turimo, kuko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo, ahubwo byabaye impano y'Imana. Iyo mpano twakiriwe rero duhe kuyihingira, duhe kuyirinda, kandi byanditswe bitubwiye ko gukora dukwiriye kuba dipu mu ijambo ryawe. Kubw'imbabazi zawe zizatuma umuseke udutambikira. Ndingingira cyane mbikuye ku mutima ngo bazamenye ibi byo gukora rwose, bakagira inyota yo kumva no gusoma ijambo ryawe. Uzakorane nabo, uzahamanurira imbaraga. Kwizera kwatumye Abeli
atanga ituro rirashimwa. Kwizera kwashoboje Nowa kubaka inkugi imyaka 100, kwizera kubamo imbaraga. Izo mbaraga rero wahaye basogokuruza uzazihe n'uzumvira ijambo, kugira ngo rwose azakurire muri wowe, mu bazakubona nawe azaba arimo, mu izina rya Data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amen.